Nongeye kubifuriza ibihe byiza, mwese mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye, ariko murabizi yuko dufite angle cyane ya healing, uburyo bwo gufashanya mu kujyanye no gukira ibikomere. Reka rero nizere yuko abenshi mumaze gukira, abenshi muri kugenda mubona impinduka mu buzima bwanyu. Yego singerageza gusobanura byinshi bitewe na topic turi kuvugaho, kuko ndabizi umwanya bari muto kugira ngo mubashe gukurikirana iyi video, ariko ndizera yuko ntawe ubasha kubura iminota 10-12 yo kubasha kuwatchinga iyi video kugira ngo byibura abashe gukuramo byibura akantu gato gashobora kumufasha mu bijyanye no kwiyitaho no kwikunda no gusohoka mu bikomere ndetse no kubasha gufasha be. Nari umubyeyi agafasha abana, niba ufite aho mubana ukaba wamufasha. Hari video nabonye ivuga gutya na gutya ko wabikora gutya, cyane ko twabyise ivure. Ni uburyo bwo kwifasha ariko mu buryo buri temporaire, ntabwo ari uburyo buhoraho bushobora kugufasha ubuzima bwawe bwose, kuko hari bizangombwa yuko uhura n'umuntu ugomba kugufasha ufitiye ubushobozi, yaba umukansera, yaba umuterapist, akabasha kugufasha, cyangwa umusikologe runaka akabasha kugufasha kugira ngo ubashe kwibona, kongera kwibona, kongera hari groupe dufite tujya tuganiriraho. Ubundi twaganiriye ku ijambo kongera kwibona cyangwa kwishakisha. Hari igihe umuntu aba mu buzima atibona, akibaza njyewe aho ndinde, mbese nshaka iki, mbese nderekera hehe, mbese nkeneye kugera kuki. Ugasanga afite urakishakisha wowe ubwawe nturibona, n'uwo gushaka ntazi ngo yagusanga he. Kuba atagusanga si uko udafite aho urara, si uko udafite aho ubarizwa, ahubwo muri mind ukabura icyicaro, ukabura aho uhagarara, ukabura aho wabarizwa. Icyo nakwita mu gifaransa kuba maladroit, kuba udafite adresse, udafite ahantu ubarizwa. Ariko mu bijyanye n'imitekerereze cyangwa mu bijyanye n'icyerekezo cy'ubuzima bwawe, nibyo nshaka kuvuga. Rero ndabashimira cyane abatwandikira, abatera commentaire ku biganiro tuba twakoze. Ndabizi ibintu byigisha, ibiganiro byigisha, ibiganiro bitanga inyigisho, ibiganiro bishobora kugukura ahantu hamwe gushyira ahandi, abantu babikurikirana ni bake, n'abantu bikunda ni bake cyane. Ni bake, ariko nizera yuko ikiganiro niba cyaribwe n'abantu 100, hashobora kuvamo 2 kigirira umumaro kurusha abandi, kubera yuko cyaje mu gihe agikeneye, cyaje mu gihe ashaka kumva ibyo bintu, cyaje mu gihe akeneye kumva amagambo nk'ayo ngayo ashobora kumufasha kwimuka muri eri imwe ajya mu yindi, cyangwa gufata direction nziza. Uwo muntu biramufasha cyane. So niyo mpamvu mpora nsaba ngo niba wumva byagufashije, wumva ari ikintu uri gufasha mu buzima bwawe, byibura gisangize n'undi muntu umwe cyangwa 2 unabikeneye nkawe, kuko byaje ubikeneye. N'umugisha rero aba ari umugisha udasanzwe. Uyu munsi rero ndabizi bamwe mushobora kuza kunyanga uyu munsi bitewe n'ibintu ngiye kubaganiriza, cyangwa mukanankunda cyane kubabyumva. Abafite abantu bankunda nabumva ibyo mvuga, abumva rangaje yanjye, abumva iyi nyigisho nibo bashobora kunkunda. Kutankunda rero nuko ndi kuvuga ibihabanye n'ibyo ashaka, ndi kuvuga ibihabanye n'ibyo yifuza kumva. Mugani Bibiliya nivuga ngo mu minsi y'imperuka ibintu bisharira bizahinduka ibiryohera, cyangwa ibiryohera bihinduka ibisharira. Nyine abantu bazaba bafata ibintu mu buryo butandukanye. Abantu bazabifuza kumva ibinezeza amatwi yabo, bifuza kureba ibinezeza amaso yabo gusa, ariko bya bindi bibarasaho cyangwa bibavugaho usanga baragira gute, barabyirengagiza. Kandi nibyo by'umumaro, kuko burya ikintu cyiza kikagutusha, kikagukoraho, kigakora ku buzima bwawe, burya ujye ugira attention, unacyiteho cyane, kuko hari ahantu kiba kiri guhurira n'imitekerereze yawe, hari ahantu kiba gihura n'ibikomere byawe n'ibintu bikurimo. Ikintu nuza ukabona kizamuye amarangamutima yawe, ukumva hari uburyo wiyumvamo mu buryo budasanzwe, icyo kintu ujye ucyitaho cyane, kizaba gifite ahantu gihurira n'imitekerereze yawe. Nayo ikintu ni cyiza ukumva je m'en fous, ntacyo bimbwiye, ibi ngibi uko, yes, let it go, reka kigende icyo ngicyo. Ariko swat ikintu ni inkuru wumvishe, ni ibintu urebye ukumva bigukozeho, ukumva biraguhinduye. Swat ushobora kugira ibimenyetso ugaragaza, ushobora gusohora amarira, ushobora kuba wavuza induru,
ushobora kuba wakumva ugize ubwoba uratarambuye, ukaba wakumva waseka cyane. Icyo kintu kiba kije kigapika ku marangamutima cyangwa kigapika ku kintu kirimo indani muri wowe. So iyo gikoze kuri cya kintu rero uba winjiye mu mwanya mwiza wo kugira icyo ugikoraho. Sinzi urugero ndibuze gutanga, ariko wenda fata icyuma, reka twifashishe forugero cyangwa umuntu w'umucuzi. Umucuzi urabona ko akunda afata ibyuma akabicanira bigatukura, ari ikintu ari gukora, ari ikintu ari gucura, ni icyuma ari gucura, ni inkota ari gucura. Iyo afashe cya cyuma agikuye mu muriro gitukura, ubundi kiba cyacanye umutuku, akakimenaho amazi, mwumva sound gitanga. Ni ukuvuga ngo gihita cyabusuruba y'amazi, noneho bwa bushyuhe bwose bugahita bugenda. Kubera iki iriya sound iza rero? Iriya sound iza ni uko hari ibintu bibiri bihuye bisa n'ibiri kugira gute, n'ibiri gupusanya. Ubushyuhe bugapusa bwa bukonje bw'amazi buza, noneho bugatanga iriya sound. N'umuntu rero yari ikintu kiri muri we indani gishobora kuba gikora ku marangamutima ye, ni igikomere runaka. Hakagira ikindi kintu cyiza giturutse exterieur, kiri external, giturutse external kiza kigakomanga kuri cya kiti cy'imbere. Uyu munsi amenya ndi kuvuga ibintu bikomeye, ahari muze kunkurikirana mu nyumve neza. Twaba turi ku buryo dushobora gukira ibikomere, uburyo dushobora guhinduka nyine tukaba abantu bari normal, batekereza neza, bafite imitekerereze mizima, batekereza neza, bagasohoka muri icyo curaburindi ry'ibikomere, hanyuma bakajya mu mucyo mwiza wo gukira, wa healing. So muze kunkurikirana neza rero. Ushaka kuba ndi kuvuga ibintu bikomeyemo gakeya, ariko ugerageze kubikurikira kuko bishobora kugufasha. So iriya sound ya bwa bushyuhe bwa cya cyuma wa mucuzi yari afite buhuye n'amazi, kumva nyine hari sound bitanze. N'umuntu rero iyo hari nk'inyigisho ikoze ku mutima cyangwa igakora ku gikomere cye, muzabicunge neza mu rusengero. Pasteur ashobora kuba ari kwigisha abantu 5,000, ariko wajya kubona inyigisho yatanze umuntu umwe niwe ubashije kuzana amarira. What I mean is this: inyigisho ya pasiteri ibikoze ku mutima cyangwa ku gikomere, barundi ravuga ngo ni ku mushaha, ibigezeho neza hahandi imeze nk'inkota igiye gapimanya hahantu kuri wa muntu, kuri cya kindi kiri muri w'indani, ukabona ararize, cyangwa ukabona undi ariteruye avugije induru, abantu bagatangara. Wow, that's good. So, bishatse kuvuga iki rero? Ntukabazwe nuko hari ikintu gitushije ku marangamutima yawe. Ni umuntu ukubwiye amagambo mabi, wumva kamere irazamutse, wumva hari ikintu kizamutse muri wumva wanarwana, wumva wamukubita, wumva wakora nyine ukagira reaction ugaragaza. Ntukababazwe n'ibyo bintu, ahubwo uri umunyabwenge urabyishimira. Wow, there is someone utacinze ku marangamutima yanjye, hari umuntu utacinze ku gikomere cyanjye. Uko umuntu akora ku gikomere ni kurushaho gukira. Uko umuntu atacinga ku buribwe bwawe ni kurushaho gukira. Iyo ugiye kwa muganga ufite igisebe, ese wari wafata muganga ukuboko ukamubuza gukoresha iriya muti wa daki na ya sizo na ya bindi bakoresha kugira ngo atsirime cya gisebe cyawe? Kuki utamufata? Kuki utamubuza kandi uri kubabara? Kuki utabuza muganga gutsirima igisebe cyawe kandi uri ufite uburibwe? Impamvu ushinyiriza ukemera muganga akabikora ni uko hari ikintu ukeneye gukira. Ukeneye ko wa muti ugenda ukinjira muri cya gisebe ukagira gute, ugakira. Na muganga abibona ko ari kukubabaza, ababireba ko ari kukubabaza pe, ariko arabikora kugira ngo ubashe kugira gute, ubashe gukira. C'est-à-dire urababara d'un certain moment, ariko ubashe gukira by'igihe kirekire, by'igihe kirambye.
abantu benshi rero nibyo dutinya, ugasanga turi kwihumuriza, ntabwo dushaka kuvuga ku bikomere byacu, nta nubwo dushaka abantu bavuga ku bintu byatubabaje, kugira ngo tutababara, ngo tutarira, ngo tudasakuza, ngo batongera kudusubiza ahahise. Kandi uwo muntu uri kuvuga ku gikomere cyawe ari kugufasha gukira mu buryo buri indirect. Uwo muntu ahubwo uzamukunde cyane, ndetse uzarushaho kumukunda. Memsi ari gukora ku bintu bikubabaza, nubwo ari gutacinga ku gikomere cyawe, ariko ari kugikoraho mu buryo bwa healing, mu buryo bwo kugufasha gukira, mu buryo bwo kugufasha gusohoka mu icuraburindi ry'ibyo bikomere, hanyuma utangire wakire healing, wakire gukira. Iminota yacu tugenewe irarangiye, kandi numva mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Ikintu nashaka kubwira uyu munsi wa none, wenda n'ejo tuzakomeza nta kibazo. Ikintu nashaka kubwira umunsi wa none, wibabazwa n'abantu bavuga ku bikomere byawe, cyangwa ntubabazwe n'amagambo ari kuvuga gukomeretsa. Ejo bundi nabonye ikiganiro, umuntu ari kuvuga njye ndababara cyane, numva nambuwe agaciro iyo bari kumbwira ngo ndi umudivorce. Ko umuntu ari kukwita umudivorce, ntabwo bikwambura agaciro, ntibikwambura n'uburi we. Ku muntu wamaze kwisobanukirwa, uzi icyo akeneye mu buzima bwe, uzi icyerekezo cy'ubuzima bwe, ntabwo wakababajwe n'ibyo ngibyo. Ahubwo ishimire ko bivuga cyane kugira ngo ubashe gusohokayo. Ko doprisi iyo ukunda guhisha ibintu, abanyarwanda bivuga neza bakavuga ngo ushaka gukira indwara agira gute? Arayirata. Ushaka gukira indwara arayirata. Doprisi uhisha ibintu runaka ukabigira kashe, ukabihisha hariya hirya, doprisi bikomeza kukubabaza mu buryo buri indirect wowe utazi. Kubera yuko uko urushaho kubihisha ushaka abantu batabivuga, ushaka abantu batabimenya, niko bigenda bicengera muri wowe indani. Kubera imbaraga uri gukoresha zo kubihisha, nizo zigenda zikakwangiza sasa. Nakana kabimenye, nabariya se babimenye, bara nabo babimenye. Aho ngaho iyo bitangiye kugira gutyo, nibwo ukomereka cyane kurusha ko wavuga cya kintu cyawe ukagishyira ahagaragara, kurusha ko ugira imbaraga zo kubasha kubihisha. Ibyo nabyo birangiza dini faso à l'autre. Kubera yuko ufite bikuguhindura utari we, bikuguhindura indyarya kandi utariyo. Jye mvuze indyarya muze kunyuma impamvu nkoresha rino jambo. Muri kamere yacu, mu miterere yacu, hari uburyo duteye, hari uburyo tuba turiho, true identity yacu, hari uburyo twaremwe mu buryo buri karema n'Imana yaturemye, abiyo tuba tugomba kwitwara n'imyitwarire yacu, ahubwo tugahindurwa na environment ituzengurutse n'abatuzengurutse na circumstances twagiye tunyuramo. Ibyo nibibasha kuduhindura. So iyo utangiye kurwana n'uburyo bwo guhisha ubuzima bwawe bwite uriwe, uba utangiye kuba indyarya yiryarya ku giti cye. Iyo utangiye guhisha uriwe n'imitekerereze yawe, n'imigirire yawe, n'imyitwarire yawe, uba utangiye kuba indyarya yiryarya ku giti cyayo. Kubera yuko juste uri gushaka kuba utari we, uriwe uri kubihisha ukitwara mu buryo butari ubwa nyabwo. Kubera yuko izo mbaraga uri gukoresha uhisha wowe wa nyawe, izo nizo zikwangiza, izo nizo zikurimbura, zikugira undi muntu abantu batangira kwibazaho ngo kana kahinduwe n'iki, byagenze gute. Kubera yuko hari imbaraga uri gukoresha zo guhisha true identity yawe, bikakugira undi muntu. Ibyo rero birakwangiza, ni igikomere giteye ubwoba cyo kwigira undi muntu, icyo bita imitation. Ugashaka uri kwigana abandi uri ko mu buryo butari ubwawe. So pay attention, tuzakomeza kuri iyi topic. Murakoze cyane.